Hello, hello bakunzi banjye, bakunzi ba channel yacu Esther's Hobbies, turabakunda, nishimiye ko mwemeye kubana natwe aka kanya mukaba mugarutse kuri channel yacu, nimba urakora subscribe uyikore, nimba wayikoze duhe like na comment. N'abatsindiye rero uyu munsi tugiye kureba ku buryo wakwivura cyangwa ukirinda indwara zimwe na zimwe ukoresheje ibyatsi wabona hafi yawe bitakugoye. Icya mbere rero hano tugiye guheraho ni jinja cyangwa tangawizi. Tangawizi iboneka ahantu hose, niba waba ushaka iy'ijana wayibona aho waba uri hose, urumva tangawizi iboneka mu buryo bworoshye mu Rwanda. Tangawizi rero iyo uyifashe ukayiteka mu mazi, amazi yayo ukayanywa, ayo mazi ashobora kuvura inkorora, amagiripe, umutwe mu gihe wumva urwaye umutwe utakaze nyine wa mutwe wumva watewe n'ibintu bisanzwe, twibukiranye ko mu gihe urwaye ugomba kujya kwa muganga, ariko aha ni igihe uvuga uti sinasinziriye neza ndumva umutwe uri kundya, ushobora gukoresha amazi ya tangawizi. Ushobora kuba ufite mu nda hari babyita ngo iki hakugaraye, wabyimbiwe mu nda wumva nyine inda yawe yuzuye yabyimbye itatuma wumva utameze neza mu nda, ushobora gukoresha amazi arimo tangawizi bikagufasha kuba wakira icyo kibazo. Kandi nanone ishobora kugufasha mu gutakaza ibiro mu gihe uyifashe mu buryo bwagenwe mu gihe runaka. Ikindi kandi amazi ya tangawizi uyafashe ukajya uyashyira mu mutwe, ukayasipureyinga mu mutwe, ukayafurisha mu mutwe, atuma utagira gutakaza imisatsi, ukaba wagenda uzana uruhara mu mutwe cyangwa ugasanga imbere ku masoso imisatsi yagiye ipfukagurika. Iyo umesheshe mu mutwe amazi ya tangawizi cyangwa ukagenda uyashyiramo uyasipureyingamo, rimwe na rimwe bituma utagira ikibazo cyo gutakaza umusatsi. Andi mazi rero tugiye kureba ushobora gukoresha, ikindi cyatsi cyangwa ikindi kimera ushobora gukoresha wivura bimwe na rimwe ni indimu. Amazi arimo indimu adufasha kuba gukura imyanda mu mubiri, bikagenda igabanukamo rwose igashiramo ya myanda iba yaragiye isigara bitewe n'ibyo twagiye twinjiza mu mubiri, ibyo twariye, ibyo twahumetse, mbese n'ibyagiye biva mu miti twaba twaragiye tunywa, amazi y'indimu abikuramo. Amazi y'indimu nanone afasha muri digestion. Akenshi abantu b'abasilamu bari hano nubwo bari mu gisibo kuri uyu munsi ndi gukora, usanga iyo bariye ipirawu bakunda kuba bafite indimu hafi yabo, kubera ipirawu iba ifite amavuta menshi, ifite ibirungo byinshi, rero bakunda guhita bakoresha indimu kugira ngo ifashe muri digestion y'ibyo biryo bariye. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe wumva mbese mu gihe ko digestion yawe igenda neza, ushobora gukoresha utuzi duke turimo tw'ikirahure ukimara kurya, digestion utuzi duke nk'ikirahure, igice cy'ikirahure kirimo indimu ukimara kurya udakoresha amazi menshi, kuko kunywa amazi menshi nabyo ni bibi, bituma ya digestion yawe igenda neza. Ikindi indimu, amazi arimo indimu unyweye arimo indimu yongera ubudahangarwa bwawe, iminota yawe ikajya hejuru, bigatuma utarwara za ndwara nyinshi zigiye zitandukanye, kandi nanone amazi arimo indimu atuma ugira uruhu rwiza. Aha ngaha akenshi nkunda kubwira abantu, abagabo bafite nk'ubwanwa bavuye kwiyogoshesha, ni byiza guhita akarabamo amazi y'indimu, bituma atarwara bya bindi by'imiburu cyangwa ngo azane bwa buheri bwo mu bwanwa. Amazi ya gatatu hano rero ntabwo ari ikimera ariko nacyo ni ikiribwa Imana iba yaduhaye, amazi washyizemo ubuki. Amazi washyizemo ubuki nayo yongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe, bigatuma utabasha kurwaragurika indwara zose wiboneye, kandi amazi arimo indimu agufasha kwirinda amareriji, kuba wagenda uhura n'amareriji. Abantu bafite amareriji ndumva bo babizi, ushobora kugira ahantu wahumurirwa n'ikintu kitari cyiza ukaba uritsamuye, wahumurirwa n'uburabyo ukitsamura, ikintu cyagukoraho kandi abandi ntacyo kibatwara, wowe ukabamo umubiri wawe wabyimbirwa. Rero iyo ukunda gukoresha amazi arimo indimu bikurinda kugira amareriji.
Ubuki nanone kandi butuma umuntu agira uruhu rwiza, nabwo bunakura imyanda mu mubiri, ikindi nanone ubuki budufasha abantu bajya kunywa za energy drink, ni byiza ushaka gukoresha ushaka ikinyobwa cyaguha energy cya energy drink kandi wizeye ubuziranenge bwacyo, ni byiza ko wakoresha ubuki, amazi arimo ubuki nayo ni energy drink rwose, agufasha kumva ufite energy, wumva stress free, wumva umeze neza. Andi mazi rero yagufasha kuba wakwirinda bimwe na bimwe ni amazi arimo mante. Mante ndayibereka ku ifoto, sinzi ko ndibuyibone ariko ninayibona abantu benshi murayizi mante, mante abantu benshi basigaye bagenda bagatera mu rugo, twibukiranye ko bino ibintu byose ushobora kuba watera mu rugo ni byiza kubihorana hafi yawe kuko biroroshye, nka mante ushobora kuyitera mu kijerekani cyacitse, mu kabido kacitse, nzabereka ukuntu ngenda ntera utuntu tumwe na tumwe mu rugo kandi bitansabye space nini. Amazi rero arimo mante nayo adufasha gukura imyanda mu mubiri, murabizi ko imyanda nicyo kintu gituma turwara. Indwara zino ndwara zimwe na zimwe zidakira zitandura aho ngaho. Rero iyo ukoresheje ibintu bigukora detoxification, bigukura imyanda mu mubiri, bituma ushobora kuba wirinze indwara zimwe na zimwe. Amazi arimo mante nimba munayizi, hari amante zigira ubwoko bwinshi ariko hari akamante gahumura nka korogate. Iyo ugafashe uhita wumva wagira ngo niko bakozemo korogate ariko birashoboka ko ariko baba barafashe flavor yayo cyangwa impumuro yayo bakayishyira muri korogate kugira ngo tujye tubyumva kuriya. Ituma utagira umwuka mubi mu kanwa, ikurinda impumuro mbi mu kanwa. Amazi arimo mante nayo agufasha muri digestion, twibukiranye ko kunywa uri kurya ntabwo ari byiza ariko cyane cyane bino byatsi bigufasha muri digestion, nta kibazo kubifata ukimara kurya ariko ugafata amazi yabyo makeya aringaniye, bituma bya biryo wariye bigogoreka neza mu mubiri wawe. Amazi arimo mante kandi nanone yongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe, afasha mu kuringaniza ibiro, ukaba wagira ibiro biri mu mahene bijyanye n'uko uburebure bwawe bungana kandi nanone atuma uruhu rwawe rusa neza. Andi mazi rero tugomba gukoresha kugira ngo twirinde kandi twivure indwara zimwe na zimwe ni amazi arimo kokombure. Kokombure irahenduka pe, kokombure ntabwo ihenze, no kuyihinga ubaye ufite ahantu wayihinga ntigoye rwose, si ngombwa kujya gushaka ngo nakura he inzuzi za kokombure, nimba uguze kokombure wenda wari uteganyije kuyirya ugasanga ifite inzuzi zikomeye, inzuzi ndumva mwese muzizi, ukabona ka kayuzi kako k'imbere karakomeye rwose uragatera kakamera kakera, kokombure ntabwo igora, ufite ahantu wayihinga nayo wayitera. Kokombure nayo idufasha gukura imyanda mu mubiri, idufasha detoxification, ikindi nanone kokombure ituma uruhu rusa neza rugaragara neza, ituma umubiri wawe ugira amazi, iguha amazi mu mubiri kuko ifitemo amazi menshi, iturinda kugira isesemi, wanyweye amazi arimo kokombure bikurinda kuba wagira isesemi kwa kundi wumva udashaka kurya, mbese mu gihe wumva ufite isesemi ni byiza wakoresha amazi arimo kokombure, inadufasha kugira ngo mu nda zera, narabigerageje ntabwo byakunze ariko hano twibukiranye ko imiterere y'umuntu ushobora biterwa nanone n'amajene yawe, ushobora kuba uko waremwe ugomba kugira mu nda hanini, atari ha mu nda h'umubyibuho ariko ari uko hakoze. Hari n'ushobora kuba munini rwose ukabona afite ibiro byinshi ariko akaba afite mu nda zero, ni ukuvuga ngo nanone twibukiranye ko mu bintu byo kuringaniza uko tungana biba biterwa n'uko nanone turemye buri wese afite imiterere yiwe. Amazi ya kokombure nayo arinda gutumba, nari nabuze ikinyarwanda mbivugamo, kwa kundi bavuga ngo ndumva natumbye mu nda, iyo ukoresheje amazi ya kokombure bituma umera neza.
Andi mazi rero nzagenda mbereka uko nyategura amwe n'amwe, kimwe kimwe tuzagenda tukireba, andi mazi yagufasha mu kwivura ibintu bimwe na rimwe ni amazi y'umuceri. Amazi y'umuceri hano wenda uko nakubwira ushobora kuyategura mu gihe ntarakora video yo kuyategura, ushobora gufata umuceri mukeya ugashyira mu mazi ukawurazamo, ugashyiramo nimugoroba ukaza kuyungurura amazi yawe mu gitondo yonyine ukayasigarana, ayo mazi atuma umuntu agira imisatsi myiza. Rwose amazi y'umuceri nk'ayo ngayo iyo umaze kuyakuramo ushyira mu gacupa ukajya usipureyinga mu mutwe wawe, atuma ugira umusatsi umeze neza, atuma ugira uruhu rwiza, atuma ugira uruhu rwiza, yoza uruhu, aya ni ukuyakoresha inyuma, yoza uruhu rwawe rukamera neza. Ikintu cya mbere hano amazi y'umuceri kenshi nkunda kuyakoresha ni ukuyakoresha mu bijyanye n'umusatsi. Amazi y'umuceri nimba ufite umusatsi wakunaniye, amazi y'umuceri rwose ni sawa, atuma umusatsi wawe umera neza. Ushobora gushyira mu gacupa kavuyemo ikintu ukajya usipureyinga mu mutwe mu gitondo cyangwa nimugoroba ugiye kuryama, umusatsi wawe umera neza. Ariko kuko muzi ko imiceri igira impumuro itandukanye, ntabwo ari byiza ko uyashyiramo ukagenda utameshe mu mutwe. Nimba uyashyiramo, nimba uri bumese mu mutwe mu gitondo, uyasipureyingamo ukarara uyashyizemo mu gitondo ukamesa mu mutwe, nuko. Andi mazi ni amazi y'igikakarubamba. Igikakarubamba nacyo amazi yacyo murabizi igikakarubamba gikora ibintu byinshi 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 byiza. Ndi kugikoresha nkora amavuta yo kwisiga, nzababwira rizati uko zizagenda, ndi guturayinga kujya mu bintu ngerageza ibintu biri natirere nkajya mbyikorera, bigatuma ibi byose mvuga nanjye ngomba kubishyira mu bikorwa. Bimwe na bimwe nagiye mbigerageza ariko I have to try everything. Amazi y'igikakarubamba rero uko uyatunganya, icya mbere ni ukubanza gufata ibibabi by'ibikakarubamba ukabibika, ukabyinika mu mazi bikararamo, ya mazi ukayakuramo ukayamena. Impamvu tuyakuramo ni uko harimo substance, ntabwo nibuka izi, ariko habamo substance itari nziza ugomba kubanza gukuramo kugira ngo ubone gukoresha igikakarubamba, byaba ari ukukinywa, byaba ari ukukisiga, ni byiza kubanza ukagikuramo. Ubu ngubu rero icyo ngiye kubabwira muri aka kanya ni ibyo igikakarubamba gifasha inyuma no mu mubiri no ku musatsi. Igikakarubamba nanone gifasha mu gusohora imyanda mu mubiri, detoxification, gikura imyanda mu mubiri. Ikindi igikakarubamba gikuraho kuba izuba ryarakwishe, hari nk'umuntu ushobora kuba yisiga amavuta wenda cyangwa afite uruhu rudakorana n'imirasire y'izuba, ugasanga mu maso he hagiye hahinduka. Si n'umuntu gusa, ushobora kuba ukorera ku zuba, wenda wirwa ahantu ku zuba, ugasanga aho imyenda yambaye n'aho atambaye imyenda ntabwo bisa. Icyo gihe rero amazi y'igikakarubamba agufasha gukuraho iryo bara watewe n'ubushyuhe bw'izuba n'imirasire y'izuba. Igikakarubamba nanone gituma ugira imisatsi myiza, gikiza ibiheri kandi gituma imisatsi yawe ikura neza. Ndi kukigerageza ku ruhu, ku bino bintu bizanwa no kubera gukora mu mazi. Hari umuntu ukora mu mazi nkanjye, ugakora mu mazi hagahita habyita gukira, ugasanga intoki zagiye zizaho udusebe kubera gukora mu mazi. Nzababwira rizati, ariko uko bimeze ndi kugenda mbona bitakiri grave nk'uko byari mbere. Mwakoze rero kudukurikira kuri channel yacu. Hari igihe bizajya biba ngombwa ko nkora video ntagaragara, ubundi nkazikora ntagaragara bitewe na circumstances zizaba zihari. Bye rero, ciao ciao, duhe like na comment.
tubwire n'ikindi kintu wumva ushaka ko tuzakuganirizaho, tuzagukoreraho ubushakashatsi kuko tugenda dukora ubushakashatsi tukamenya iki ngiki cyatugirira akahe kamaro muri ubu buzima bwacu. Bye, naho ubutaha.